Byari amarira, byari agahinda, mu muhango wo gushyingura uyu mwana w'umukobwa byari amarira, ndakubwiye ngo ntabwo byari byoroshye ku muryango we kandi Imana ikomeze ibakomeze kuko kandi irinde n'abasigaye. Ntabwo byari byoroshye mu by'ukuri kuko kubura umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu akagenda mu buryo butunguranye, akagenda mu buryo busa nkaho bugoye kubyumva, yishwe nabi, yishwe urubozo, ni ibintu umuntu wese atabasha kwiyumvisha. Rero byari ibintu bikomeye cyane kubyumva, aho uyu mwana w'umukobwa yavuye iwabo agiye i Kigali muri stage, yarangiza akajya gusura umuhungu bahoze bakundana, bikarangira uyu mwana w'umukobwa apfiriye muri ghetto y'uyu musore. Yamwishe nabi, amuciye umutwe, ntabwo byari byoroshye, yapfuye nabi, yamwishe urubozo. Uyu musore nawe akimara kubona ko yakoze amarorerwa nta kindi yakoze, yafashe umwanzuro wo kwiyahura, arimanika mu mugozi, arangije arapfa. Ni ibintu biteye ubwoba, ni inkuru iteye agahinda mu by'ukuri. Sinzi rero icyo twavuga n'icyo twarenzaho, gusa gusabira umuryango w'aba bana bose bagakomeza kwihangana, Imana ikababa hafi ndetse umuryango nyarwanda ukababa hafi mu by'ukuri, kuko bari mu gahinda katoroshye kandi ni inkuru yababaje abanyarwanda ndetse n'umuryango nyarwanda wose, kuko ni inkuru yashenguye mu mitima ya buri muntu wese wabashije kubona iyi nkuru ndetse no kuyumva. Ntabwo byari byoroshye ariko mu by'ukuri reka tubiharire Imana, yo izi ko umuntu agomba kubaho ndetse akanapfa. Igihe cy'umuntu iyo cyageze ngo ntawe ugisubiza inyuma ndetse nta n'ugihagarika. Imana ibatuze aheza kandi aheza ni mu ijuru. Umwana w'umukobwa amwifurije kuba mu ijuru, Imana izamutuza aheza. Gusa umwana w'umukobwa yarababaye cyane, abantu babashije kumenya inkuru ye, babashije kumenya uburyo yageze hariya, uburyo yishwe, yarababajwe cyane. Imana ibatuze aheza. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel Raise Up TV 250. Ndabakunda.